Iyi ndirimbo wayitura umuntu wese mwacanye mu bihe bikomeye ariko mugakomeza kubana. Ijoro ryamaze igihe inkuru twavugaga zari iz'agahinda gusa. ibihe byari bikomeye cyane, nabonaga iminkanyari y'agahinda mu maso hawe. ibintu byari byabaye nabi, dushaka urumuri mu mwijima icuraburindi ryadukikuje turi mu bihe bikomeye. twari mu gicuku tugerageza guhagarara, twagerageje guhagarara mu bihe bigoye, imitima ishenjaguritse, imitima yabaye nabi mu butayu. umuseke wari kure, umusozi ari muremure, ibibazo byari byinshi. Izi ni imbaraga za artificial intelligence, indirimbo nziza cyane. ariko hagati mu mvura y'amahindu, mu mvura nyinshi cyane, nabonye imbaraga ziruta imibabaro yacu. imbaraga zarahageze, ndabo ari twe twihagarariye ku bwacu. Imana yarahabaye. ni impuhwe z'Uwiteka n'urukundo rudahemuka, impuhwe z'Uwiteka n'urukundo rw'Imana twanyuze mu byarahabaye. muriro ariko ntitwashya, twanyuze mu bikomeye ariko ntitwahiye. inshuro zose twatsitaye, ubuntu bw'Uwiteka bwaraduhagurukije. isi yagerageje kudutandukanya, Niba ukeneye kumenya uko izi ndirimbo zikorwa, let me know, I'm here to help. ariko Uwiteka yabaye inkingi y'amwamba mu mitima yacu, tuzahorana iteka mu bihe byiza n'ibigoye. turashimira Yesu ku ruzinduko twanyuzemo, kuri we niho dushura ishimwe. ubu akazuba kageze mu marembo y'umutima, twamenye kwizera, twamenye no gusenga. inkovu twambaye ni ikimenyetso. Indirimbo ni twanyuze mu bihe bikomeye ariko twakomeje gushikama. zigaragaza urukundo rwogejwe rukaba rwiza. Urukundo niyo nkingi yonyine yari isigaye mu bihe bikomeye. kugeza izuba rirenze, hari igihe ukundana n'umuntu tuzahamya ibitangaza yadukoreye. abantu ntibabyishimire bakagerageza kubatandukanya. Iyi ndirimbo ni mwebwe yakorewe. urakoze Mana warakoze kubaba muri bya bihe abantu bose bari badutereranye. Amen. Mu kanya turakurikizaho indirimbo isomo ry'ubuzima.